iwacu mu cyaro. Urashaka kumenya ibibera mu cyaro? Ujya ukumbura ubuzima n'imibereho wagiriye mu cyaro? Kurikira ikiganiro iwacu mu cyaro. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Ingororano TV, cyane cyane abakunzi b'ikiganiro iwacu mu cyaro. Uyu munsi rero nkuzaniye iki? Uyu munsi nakuzaniye inkomati yo ku mugezi. Bakundi ku mugezi abana bajyaga kuvoma cyangwa se n'abantu bakuru, umwe yaza yatinze cyangwa se akaza nyuma agasanga noneho hari abamutanze, akabona amabuni ateretse ku murongo ni menshi cyane, akabona kugira ngo azavome birasaba ko ategereza nk'isaha yose, noneho bigatuma ashaka kubatanga, yashaka kubatanga noneho bakanga ko batanga, bigakurura amakimbirane, bigatuma barwana. Inkomati rero uyu munsi niyo nakuzaniye akavideo kakwibutsa ukuntu ku mugezi hajya haba inkomati. Hajyaga haba inkomati ugasanga abantu bararwanye, amabuni barajugunye, nk'ibintu birakomeye. Niko kavideo nakuzaniye uyu munsi nakuzaniye kwibutsa ubuzima bwo ku mugezi. Niba ujya wibuka neza, ushobora kuba warateye imbere ukaba wenda nk'i Kigali, cyangwa se wagiye mu yindi mijyi, cyangwa se waragiye no mu mahanga wenda nk'i Burayi cyangwa muri Amerika. Ujya wibuka inkomati yo ku mugezi, wibuka ukuntu ku mugezi byagendaga iyo umuntu yashakaga gutanga abandi, ubwo buzima ujya ubwibuka. Niba rero hari ubuzima bwo ku mugezi ujya wibuka, utubwire muri komenti, utubwire ati njyewe wenda twajyaga kuvoma bantanga nkarwana, cyangwa se bantanga nkituriza kubera nabaga mfite imbaraga nkeya. Hari abantu muzi bakundaga gutanga abandi, wenda babaye n'abantu b'abagabo nabo baduha ubuhamya. Ni ibintu byinshi cyane, ariko urumva nyine ni ubuzima twaciyemo abantu benshi. Hari n'abakibucamo muri ubu ngubu kubera ko ntago ahantu hose hari hagera amazi, wasanga hari n'aho bikiba. Niba hari n'ahantu byaba bikiba mwaza kutubwira. Abantu wenda wabona iyi video warabibonye nko ku mugezi w'iwanyu, ukatubwira uti njyewe naha inkomati kabisa igikunda kujya yongera ikaba. Hanyuma rero nagira ngo mudusangize ubuzima bwo ku mugezi. Utubwire iyo wajyaga kuvoma ugasanga wenda hari abantu benshi, se byagendaga gute? Cyangwa se ukajya kuvoma ugasanga hari abana bari kwikinira agapira, kandi bakubwiye iwanyu, basize bakubwiye ati ubanguke duteke. Hanyuma wagera ugasanga hari agapira gashyushye ugahita wikinira, bakaza kuguhamagara kubera watinze. Ko ibyakurikiragaho nyine urabyibuka nyine uko byabaga bimeze, ukuntu byabaga bimeze, ubwo buzima uko bwabaga bumeze kabisa. Tubwire, utwibutse iyo wajyaga kuvoma kuri Kano cyangwa se kuri Ruhoga, abavomeye kuri Ruhoga, abavomeye kuri Kano, abavomeye Nyakagezi, abavomeye rya Ruganzu, abavomeye Kadobogo, ayo yose ni amazina y'imigezi. Hari n'abavomeye Torombori, utwo twose ni utugezi, ni amazina yo ku mugezi, yo kuri Kano, aho bita kuri Kano, kuri amazi y'isoko abava mu musozi. Nagira ngo twibuke tunazirikana, ariko nanone kubwo buzima tuba twaraciyemo, kubagize amahirwe yo gutera imbere batakibasha kujya kuvoma aho ngaho, wenda basigaye bafite amazi mu rugo. Hanyuma rero uze kutubwira muri komenti, utubwire nyine ubuzima bwa kera uko wibuka, uko byabaga bimeze. Mudusangize kabisa, muduha amakuru. Nta soni biteye kubera ko ni ubuzima nyine bwacu twaciyemo, kandi urumva kuba twarabuciyemo ntago ari bibi. Nyine ni ubuzima tu, noneho kuba warateye imbere cyangwa se ukaba ari nawe ukivoma, nanone ni ubuzima. Dusangire ni ikiganiro cyacu, ni ikiganiro cyanjye, ni ikiganiro cyawe, ni inshuti.
tujye twibukiranya utuntu twinshi tw'ubuzima bwo mu cyaro. Reka nere kwizimba mu magambo rero mbagezeho ako kavideo, nabagezeho akavideo, ntabwo nkagira karekare cyane kubera ko hari igihe biba bitemewe wenda wakerekana ibintu bibi muri video. Twebwe ukabona twaje gukora iki video muri bitonda. Natuze tubame twaje kare. Yewe banyoko barahari. Wowe yuzinduka. Twebwe ngo nabo burana mukubita buriye. Nagwa mutanze hova. Nagwa mutanze. Nagwa mutanze. Dutanga. Jenazi ya murakizi. Ubundi gutonda umurongo ntago mubi. Umenya yuko ndatekeranje. Ngoma yangira. Navoma rero navoma. Ko mufite icyaha kibazo mwareka abantu bakivomye. Mufite icyaha kibazo. Aha, murabyiboneye rero ibibera ku mugezi uko bigenda nyine iyo habaye inkomati, ntago bikunda kuba cyane ariko rimwe na rimwe hari igihe bibaho. Aha, weho rero wabonye iki kiganiro tubwire niba hari ikintu wibutse ku mugezi wigeze ukomataho. Ikibazo nkubaza, wigeze ukomataho? Ese niba warakomaseho wavomaga ku wuhe mugezi? Weho wavomaga ku mugezi witwaga ngwiki? Kano yiwanyu yitwaga ngwiki cyangwa se yitwa ngwiki? Tubwire muri comment. Hanyuma niba wishimiye iki kiganiro rero ukaba wifuza ko cyazanagaruka, tubwire muri comment ngo ubutaha wenda tuzaganire kuri iyi sujet, tuvuge twenda ku bundi buzima bwo mu cyaro wumva ushaka gutekereza, ubitubwire muri comment, tuzabigerageza kubikoraho. Murakoze cyane, ndabakunda, nkunda abanyarwanda aho muri hose kabisa. Abanyarwanda aho muri hose ndabakunda, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, muri Afrika, mu bihugu bya Afrika, muri Amerika, mu Burayi, muri Australia, aho hose, aho muri hose abanyarwanda ndabakunda. Naho ubutaha mwari kumwe na Charles Messenger, murakoze cyane.